araboneka. Turashima Imana yabanye namwe muri iyi myaka yose kuva mwatangira mu wa mbere, boze batwereka batangiriye hano mu wa mbere. Hari abashobora kuba bahamaze imyaka 2, hari abashobora kuba bahamaze 3, hari abashobora kuba barahamaze umwe bitewe n'igihe waziye. Ibyo rero turabishimira Imana yabanye natwe, yabanye namwe. Ndashimira kandi ubuyobozi bw'ikigo butahwemye kubaba hafi muri gahunda zose z'ishuri, mu mibereho myiza yanyu, mu masomo, mu burere buboneye, disipurine, indangagaciro zigomba kuranga cyane cyane umwana w'umukobwa. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'ikigo budahema gufatanya umunsi ku wundi, ndetse nshimira n'abarezi by'umwihariko. Ni ukuri n'iby'igiciro iyo uri mwarimu ukabona ucukije umwana w'inkumi ungana kuriya, mwiza kuriya, njye nabarebye n'umwe uwanjye na namuyoboye nabo mabeshye. Buriya muri beza koko, muri beza ni ukuri, mubyishimire ariko mureba aho tugana, mureba aho tugana. Shimira abarimu cyane, muri agaciro twese kuba duhagarara hano twavuga amaboko ya mwarimu. Twese twanyuze mu biganza bya mwarimu. Mwarimu ni umuntu ukomeye mu buzima bwa muntu, umuntu wabashije kumugera imbere. Reka nshimire ababyeyi fatanya kurera umunsi ku wundi, ariko mbabwira ko aribo tugeze kurera. Bibutse ko aribo tugiye kurera. Aba bana bacu bari hano wa mugani muri iki kibuga cyangwa muri iki kigo, ntabwo bazi ubuzima busanzwe buri hanze aha. Nituwe kubaba hafi. Uburere bw'umwana w'umukobwa buragora, cyane cyane iyo ageze mu myaka nk'iyi barimo. Ababyeyi bakuru wenda kuri igihe barabizi, ni uburere busaba imbaraga. Imbaraga ariko zitari za zindi z'umurengera, kuko iyo ushyizeho iz'umurengera nawe waturika buke. Ndabasaba kubaba hafi, kubaba hafi muri ubuzima busanzwe bagiyemo bwo hanze. Buriya hari ibyo batazi, hari ibyo batazi bazatangira kubona ejo. Uburyo azajya bireba avuga ati si bibaho mu muryango nyarwanda. Tuba dufite ibintu byinshi bimwe birebana n'iterambere, nabyo ni byiza, ariko iyo utabigenzemo neza wahakura ibibazo. Ababyeyi nongere mbasabe, tugeze kurera, tugeze kurera. Uyu ni wo mwanya kugira ngo tubivuge. Imbaraga zirakenewe, imbaraga zirakenewe. Hari igihe umuntu ajya avuga ngo umubyeyi, umuntu akumva ngo ni umugore, ariko umubyeyi ni umugore n'umugabo. Twese uburere bw'abana bacu buratureba. Garuka ku bashyitsi bakuru rero. Abashyitsi bakuru uyu munsi ni ibyishimo, ni umunezero. Dushoje amashuri yisumbuye, tugiye hanze, dusubiye mu miryango yacu. Itangazo rya nesa ryasohokaga tugacika intege, tugacika umugongo, ariko ejo bundi risohoka ukisanga usigaye mu rugo, ababyeyi bagiye ku kazi, abandi bagiye ku ishuri. Uzabona icyo bisobanuye. Aho rero niho dukeneye ko muba abana barerewe muri ubu rugo, barezwe n'abihaye Imana, babatoje indangagaciro, babatoza umuco, babatoza kirazira. Umwana w'umukobwa afite uburyo agomba kwitwara, umwana w'umukobwa afite uburyo agomba kubamo. Mu minsi yashize nashatse kuza hano kubaha ikiganiro, ariko gahunda nyinshi ntizamundira, numvaga turi buganire mu buryo burambuye, ariko nagira ngo mbabwire ibintu bikurikira byera nko kuri 4. Icya mbere, kuba dushoje amashuri ntabwo bivuga ko dushoje kwiga. Padiri ngira ngo yabikomojeho avuga ko tugiye no kwiga za kaminuza. Ndashaka kubabwira ngo uzabe uwuriwe. Njyewe ndi nta copy paste y'umuntu ugibaho, uzabeho wowe. Sinzi niba muri kumva ibyo mvuga. Uzabe wowe. Kabiri, uzanyurwe n'uko uri n'ibyo ufite, kuko akenshi dusanga
abana b'abakobwa bishora mu ngeso mbi kugira ngo agire urwego ageraho muri bwa bushobozi buke ababyeyi tuba dufite, we agashaka ibirenze. Ntekereza ko iyo atari indangagaciro y'umwana w'umukobwa warerewe muri Stella Matutina. Byaba bibaje tuvuye hano umunsi mukuru, ejo nkakubona kuri moto araguhetse akuziritse ijire kugira ngo akunda kugeza mu rugo wasinze. Biteye isoni n'agahinda nk'umuntu warerewe muri Hayimana. Icyo nagira ngo nsorezeho, ubuzima bwanyu buri mu biganza byanyu. Nimuburekura buzatakara, nimubukomeza buzakomera. Hanyuma wisobanukire uvuge ngo intego nifiteho ni iyihe, intego ufite mu buzima ni iyihe, ukorere ku ntego. Uyu munsi mwari abanyeshuri mujye kuba abaturage. Nibyo mujye kuba abaturage, mugomba kugenda kuri gahunda za leta. Niba bavuze ngo tumwe resi ubyumve, niba bavuze ngo umuntu wese wujuje imyaka 18 agomba kujya mu muganda ubyumve. Mujye kuba abaturage natwe twese. Ariko icyo tubifuzamo ni iki? Ni ukuba abaturage beza, ni ukuzaba ababyeyi beza, mukaba abagore beza, mukazavamo abihaye Imana beza, mukazabyarira igihugu. Bizatunezeza uko twicaye aha mutubwiye muti tugiye gushyingirwa tugatega ingori, uriya munsi ukuntu mberwa n'umushanana muzantumire. Nicyo tubifuzamo, ni ukuba umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, umuntu nyamuntu ufite ubumuntu. Twere igitsina gore turihariye, ubundi ahantu hose tugomba kuba intangarugero kugira ngo n'abaturi inyuma, ari abo tubyaye, ari abadukurikira, badufatireho icyitegererezo cyiza. Reka niyo kurambirana rero, soze bashimira ukuntu bitwaye neza.